rero ntago wakanga n'ubundi cyakubayeho uracyakira. So nanjye rero nuko nkuko navutse kuri numve. Ngo wavutse kuri numve. Nubwo ndatambaza mama cyumva ibyo bintu nabimenya twase tuba banzi. Arambwira ngo ubwo wasaze ngo utanye ngo kumva ibyo abantu bavuga ngo se ngo wabuze iki ni ntacyo nabuze ariko nshaka kumenya ukuri. Ese data cyasiwe ubwo wasinze ngo mwitabi ngo mwabye namwe basawa ntacyo mama reka nimenye nawe ugumane n'umugabo wawe n'abana bawe. Gatangiye nagakoze twahembwaga 1150 bahembwa buri cyumweru. Man niho hari nageze ndavuga ati noneho mana mu ijuru wambabariye ngapfa bikarangira. Natangiye akazi turi gusunika ibaze gusunika nk'imodoka 8 z'ibitaka ariko none ibitaka navuga na bitaka iringire isanzwe ibintu bimeze nk'ivumbi bakoraga mu sima bitumuka cyane biryana noneho mu mazuru. Itekeze ibintu byajyaga hagati y'amanuga yiturwara ibimeme wenda twahuraga ku muhanda urumva yaranze ariko ngiye ntamuzi. Uwo mwana we na picture zanjye yarazifite kwa ko nyina yarazanye na mere bajyaga bahura akamubwira uko ngana nuko meze. nongeye kugushimira nongeye no kugusuhuza wowe ufata umwanya wawe ugakurikirana God TV show nk'ibisanzwe. Ni ibintu by'agaciro kuba tubafite mwarakoze subscribe. Niba uzi yuko hari umuntu utarakora subscribe uyu ni umwanya kugira ngo nawe umwereke uko bakora subscribe. Hari abantu baba batabizi mwigisha uko bakora subscribe ubundi share na like na comment. Ni ibintu by'agaciro nabyo koko bituma n'abandi bamenya n'ibyo dukora. Ndabongira nkubutse kuba wadufollowinga kuri Kigali site kinyamakuru cyiza cyane ushobora kujyaho kigali.com ukamenya amakuru agiye atandukanye ay'ibyamamare y'ubuzima busanzwe politics sports n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ushobora kubihasanga. Ikindi nanone nakubwira ko ushobora kudufollowinga kuri God TV show Instagram KCB Talent Promotion naho ushobora kudufollowinga ubundi uburyohe bukarushaho kuba uburyohe. Uyu munsi nanone twabazaniye umutumirwa wacu turagira ngo first of all ntago ari ubwa mbere tumuzanye ariko nk'abantu bamubonye bwa mbere abasubscribe abashyashya najyeho atwibwira amazina ye. Murakoze cyane. Nitwa Siboniyo Abdul. Umwana uturuka kure cyane hanganiye usana warambutse umupaka ugire ngo ni hafi ntago ari hafi. Tutarinjira wenda kuri Abdul mu buzima bwe busanzwe. Abdul umubonye neza ku kaboko ke afiteho tatuwaje nazamura neza tuzirebe. Nizi ngizi tatuwaje ujya kutubwira icyo zisobanuye zikuriho. Ushaka iyi ngiyi egeza hejuru gato tureba ku kaboko neza. hari iyi hari n'iyi. Iyo yo hejuru isobanura turahera kuri hejuru. Yo hejuru rero navuga ko ni grief nashyizeho numvaga nkunzi cyane ijambo faka abantu babyumva nyine nk'igitutsi kumva nyine ni ikintu gisebetse byata ariko kuri njyewe ni ijambo ushobora kuvuga nkumva ni ikintu kinshimishije kandi nkumva sinyifata nk'ikintu kibi. Gusa deni ariko zimaze igihe urabona ko ziri no kugenda zisibama. Usibye iyi ngiyi niyo nkunda cyane kurusha iyi ngiyi ira. Bishatse kuvuga iki faka? Faka hari ukuntu umuntu kera nyine umuntu akirigenga atarafata agakiza. Ebana nagira uricana umuntu nakumva atangiye kunzana ibintu byazwezwe nyine atamubwira ati ngaha kira akaboko kanje nta kintu. Nicyo kintu narayishyiriye. Niyo nakumva tutari guhuza nkata nzamura gutya ngo ati ngaha kira akaboko twikomereza. Okay, Siboniyo Abdul duheruka ushize kuvugana kugira ikiganiro ubwo kitabaye kirekire nk'ubwo bisanzwe ariko first of all tugiye kuganira ku buzima bwawe muri rusange. Siboniyo Abdul yavukiye hehe yakuriye hehe? Abdul ni umwana avukiye Goma
muri Kongo aho bita ku Munara werekeza ahantu bita ku Ikoro ubwo abahazi barahazi mvuga ku babyeyi babiri hako batabana mvuga mu bana 6 kuri mama n'abana 5 kuri vie n'abana 5 kuri vie abo bana hari ibyo uvuze ngo kuri mama uvutse ababyeyi batabana gerageza dusobanure ibyo bintu bitandukanye. Ni gute umuntu aba afite kuri mama buri hariho n'abandi bari kuri papa? Vie arukwe na mera arukwe umwe yariye bango kuri undi yikomereza urugendo rwe wasigateye inda nibuka kugaruka kureba uko byagenze ako nyine manye mu kinyarwanda kizaba ngo umuntu avuka ari ikinyendaro gusa ni ikinyarwanda cyane igitutse ntago ari igitutse aziki basogokuru twasanze babivuga mani kandi birahunga ntago ari ibintu biba bivugitse na gusa nyine wenda aho turi ubu ngubu hari ushobora kubibwira ko akarakarira akavuga turantutse kandi ni ibintu biba byarabayeho rero ntago wakanga n'ubundi cyakubayeho aracyakira so nanjye rero nuko nkuko navutse kuri numve ngo wavutse kuri numve nubwo umuntu aba asikangwa niba bibabaje. Wamenye papa ufite imyaka ingahe? Namumenye mfite amaso ku maso 23. Ni kuvuga ngo okay turagira ngo byibuze muri makeya Siboniyo Abdul utubwire ubuzima bwawe muri make kuko birumvikana ko ufite ubuzima burebure niba waravutse ugavuka ugasanga utabana na papa wawe burya wavuze ngo wavutse kuri numve kubitinda ariko numve ndi kumva ari ibintu nyine ni bya vuba dusobanura ubuzima bwawe muri make bro ni burebure cyane ishuri rirenze byatari gusa hari aho navuye ari naho ngeze kandi nabyo mbishimira Uwiteka subhanahu wa ta'ala atari we ntago waburiyo ndi mgana gutya cyasemeze gutya uri umusiramu ariko igihe cyarangiye ubu ntago nyiriwe mana nabaye mbiretse umeze tubwire turaza kubigura nyine navutse gutyo kuri numve mbana na Mary ku kigero kingana n'imyaka 13 nyuma 13 nangira ubuzima bwo kwimenya tangiye geto mfite 14 nangira ubuzima bw'umuhanda kuba mayibobo mfite 14 then navutse iwacu nje mukuru kwa mama nanjye mukuru kwa papa so nukuvuga bakubyaye bakiri abasore ariko vie nyine ari comokera aragenda tamere gutyo Mary nawe itashaka undi mugabo mbana nawe ntiyamfata nabi ariko uko ngenda nkuze ngeze muri hejuru y'imyaka 10 agenda ahindukamo gatoya then ndiga ngeze mu batandukanye barakubyaye boye nta nubwo bigeze babana ntabwo babaye nyine nibyo ngo we yambyaye nyine kuri numve gusubiraho ntabwo babanaga so nabanye na Mary kuri iyo myaka none ngeze aho ngaho nindi kwiga nangiye secondaire nigaga mu majyepfo aho bita Ishyogwe niga ngeze mu wa 3 biranga kubera ko na mushiki wanjye yigaga biranga ndabati ngiye yerekana ari bincire ndekera kwiga ko numvaga n'ibintu by'ubwenge wapferi bikeya kuri njyewe kwiga nyine ntago ari ibintu numvaga bicaka cyane ko nayo mfite numvaga ari cyo nshaka kuzakora so mbagiye kwiga hotellerie hano Kicukiro muri Kingdom ngeze muri hotellerie ndiga ko twigaga umwaka ako kiga umwaka amezi 3 tukajya gukora stage igihe kiragera cyo kujya gukora stage twe twatangaga 65 ntabwo yake mwampaye amafaranga nkajya ku ishuri so nyine urumva ko stage nashakaga nayo nabonye hari Nyanza Nombereza Hotel no kuri La Paris wari warangije kwiga nyine ndangije icyiciro cya mbere cya amezi 6 ngiye gukora stage amezi 3 nkazagaruka nkenganda amezi 3 so barabyanga ati ntago nabukurihirira kandi mushiki wawe nawe ari kwiga ubona umugabo wa mama wawe
numva nyine yabigize intambara nawe barabyanze so reka nanjye narebe bakubwira ngo ahangaha tugumane n'ubundi dushwana ukireka mbireke ubwo mbanegereye mukuru wa mama njya kumusura nyine nk'umwana wagiye iwawe ngiye kumusura ndicara turaganira mubaza ubuzima bwa mama ko ntabwo bumva nakagira umwanya wo kujya kubaza mama ngo mubaze ngo bimeze gute negera mama uwo ni mama wanjye nawe ariko n'umukuru wa mama ndamubaza amakuru mama arambwira ati shati nyine ako batumva mvuga mama ni mukuru wa mama wanjye arangije arambwira ati rero uri hasiswa ati se gute ati gihe maranye nawe mukuru wa mama wawe ndi kubwira ati uri hasiswa ndambwira gute se kandi igihe tumaranye mbona afata neza urumva birangira abimbwiye gutyo ndacicika sinabibwira mama nsa nk'umwihorera ndagenda hari inshuti ya mama nanone magara pe inshuti nanjye nsa nk'uyiganiriza nyine kuri ibyo ngibyo mukuru wa mama yambwiye narambwiye ati ariko ntabwo ari so ati so yari umuntu umeze gutya yari umushoferi yajya hanze baherukana icyo gihe mama wasenga mbwira byinshi nyine nashatse wenda kuvuga cyane sibyo nubwo ndatambaza mama cyumva ibyo bintu ntabimenye twese tuba abanzi arambwira ngo ubwo wasaze ngo utanye ngo kumva ibyo abantu bavuga ngo se ngo wabuze iki ni ntacyo nabuze ariko nshaka kumenya ukuri ese ni data cyase ubwo wasinze ngo wanywe itabi ngo wanywe namwe wasawa ntacyo mama reka nimenye nawe ugumane n'umugabo wawe n'abana bawe ubwo bushwanye na mama gutyo bushwanye nawe bandagiye mpira ku giti cy'inyoni mbayo kwa shangazi mbona nyine hari abana nawe bafite abana benshi kandi ari we wenyine ubarera wenda n'umuhungu we mukuru wamufashaga mbona ntago nyine ari ukuntu uba ahantu ukabona ntago uri gufitinga nuko wowe ubitekereza ukabona ubaye ahantu umuntu arahashye saa tanu nimugoroba nawe uri aho ngaho nta kintu ukora kahise nagakoze akazi karemereye ntacyo ndavuga ati reka ibi mbivemo byose ndabikata ntangira ubuzima bw'umuhanda ntangira ubuzima nararaga ku kinamba hanze tubwiye ubuzima bwo ku muhanda ubuzima bwabo bumeze gute wenda ku bantu hari abantu babyumva batabizi kumva ikibazo ukuntu umuntu arara ku muhanda rwose reka nkubwire bro ufite icyo wafasha umwana uri ku muhanda wakimukorera ukamufasha ufite wowe ubushobozi bwo kumuvana ahari ukamushyira ahandi kandi nawe akagukundira ari umuntu ubifitemo gahunda yo kubivamo wabikora ku muhanda si ahantu heza uraryama ku ibaraza ry'umuntu yasohoka akakwirukankana urajya muri rigori imvura yagwa umuvuka kumanukana then wenda twagiraga systeme y'ukuntu twafataga umufuka wabura munini tukawujyamo ukafata gutyo ukamanuramo kilojana ukawujyamo ukakwirwamo ubundi ukaryama kugira ngo imbere itakwica ngo ibe nyinshi so nageze mu muhanda ntarabimenyera umusanga umupeti nyine wari ufite ahantu ikanivo muri mwibiza tujya guca ibiti mo Kigali tuvuye ku Kinamba ndahareba tuzana ibiti tugenda dukatakata turaza tujyamo dukoremo ikintu bitaga urutara tugatambikamo ibiti tugashinga tukaza tukura tukaryama aho hari tukiresa ikarito n'umufuka ariko iminsi ine ya mbere yarangoye amaze iminsi ine ntararya niyo nabaga narena ndajya gudushyimbo uwo mupeti yanzanaga mu ishashi nani wati byandi bagura ku muhanda bya miti ubaterewe nabyo nayo ndahaguruka ndahiga ngeze aho mbona ahantu muri restaurant bazajya ba mu musige aboherereza amasafuriya yabo nyine n'amasahane icyo gihe ari muri 2000 na kangahe byari 2016 nubwo ari kera kuko nyuma 2014
kuko 2013 nibwo nahise ninjira mu ruganda rwo rukora amasima hari ku giti cy'inyoni. So none ubwo birangije ndavuga ati kamaguru ku iyo restaurant ikaginkanya ngenda nkoza namara koza bakama bya biryo bimwe nkahita mbishyira mu ikarito nkahita kira wa mupeti tukibanira gutyo. None ngeze ahubwo ubuzima mbona nabwo ntago wenda ndivuge byinshi cyane, ariko nyine nageze aho ngaho ubuzima bwaho mbona ntago biri kumfasha. wari utaramenya papa? Ntabwo rero nakamura kandi akancaho mana akancaho mumusaba 100 karimereza umucaga muri bandi batanga amanye nyine ngo wamaye 100. Yes nyine nanye niko kuko ntabwo nakagira igikuriro mbuwe mu umuntu mukuru cyane mubibona nari meze nk'umwana akamuha amafaranga akama ngo boss none se nkamwanga ngo ndakogeza imodoka ntabwo zikoza imodoka akambwira ati ngakira akameza nka sensa ngaho genda urebe ukuntu uri buryo. Afite imodoka? Yes yarifite. Ubu ngubu ntabwo mbizi niba kizifite usaba muherekera zari zihari. Ubuzima mbubayemo ntangirwa kwinjira ku ibiyobyabwenge ngo numve ko stress zagabanyuka. Ndabinywa nkajya ninywera urumogi. Ibiyobyabwenge bamwe tubwira ibiyobyabwenge bamwe ni nka bingahe? Harimo cocaine, harimo urumogi, harimo ibinini, harimo n'inshinge. N'inshinge waraziteraga? Inshinge naziteraga kuko nifite n'udukovu twayo munsi y'ibirenge najyaga ncishamo ngatera. Gurumva ubuzima nangiye umupeti nyine tukicomera tukishima tukabona isukuni yabaye nziza. Seka bana ntabwo nabonaga isi yabaye nziza. Ninde ngagizaga ibibazo mani nkahita numva apu byabaye tukikubitira umusige wacu twawukoreye ewana muri restaurant. Umusige ibyo basigaje ibiryo nyine nk'ukurya ujye ushobora kujya restaurant ugasigaza ibiryo ku meza ugahita bikukumbira ahantu ko wasanga harimo umuceri, ibirayi, imyumbati, ibijumba. Mwaryaga neza ariko akubwiza kugaburirwa n'ingurube cyangwa imbwa ubwo wari ukurya neza byiyorere. Then ubwo ntangira nyine kubinywa bigiraho binjya mu mutwe binjya mu maraso ariko nyine sinabicika henege gusa icyo gihe nyuma nta mafaranga nakabona nanywaga utubindi dukenya. Nza kuva aho ngaho ni mu Kicukiro. Kicukiro ubwo mutanyene njya n'ubundi mu muhanda tu mutajya ko Nyambu bahitaga ko Nyambu kuri cya kimoteri bakikikora. Imana njya ku kimoteri gacyaga boro ibyuma cyaga inzuma y'abana nkazisyaga nkagurisha. Then mazemo nk'amezi ageze muri nza kubona ekuteri isanzwe zino headphone wazikuye muri iki moteri aho ngaho kuko abagamo n'amabuko kuko iyo twaturagamo nka machine ntabwo mu nyine manager urumva byagiraga manager nabyo habaga boss bara ku muhanda bari manager tukomeye cyane mujya kwiba niba ari kwiba mukamuzanira wakabagenera. No twa nabana kwemo nka ko machine agahita mbwatizana hano akankubita igihumbi ngaho genda agenda ahubwo kujyamo nabwo urishyuraga. Ntago kujyamo ari ukuvuga ngo ugiye mwuruje gutyo kuko mugiye guhita ubikora wapi. Nitwaza nk'ifaridi itabi kugira ngo mbone uko njya gutoragurayo. Nakutoragura izo headphone abana nanza yanzumva azinsabye nyine ndazimwima. Ndi gutaha natahaga mu Kagarama. Ndi gutaha nibwo nawe n'umugabo ari mu Kagarama. Yes. Nibwo nawe n'umugabo hano hari igihuru kinini cyane hari n'ikizu cyari kitaruzwa aho twararaga n'abandi bapeti. Umugabo arambaza peti bite ni byiza nyine ragaza aramumagara aransuhuza ndamwikira se bimaze gutengwa ati boss nuko nguko nyine bizamvugo zaba peti nyine ati se izo kuteri nazigura naribazo nkaraga nari binange nikorere ngiye ko naramuka se nguhangahe namunda sha mayo ubonye nawe bikwiye numvaga nyine namana sex andi bayatore kubitewe n'inzara wari ufite aba nkarazi inyama ni 5 urumva izo zari teni bizabarara efo
humba rero nkarazi iyo nyama nabatiye inyama none numvaga mbihaze nyine ubuzima bw'umukwa nshaka kubuvamo ako nkabura nyine aho nanyura ngo muri ko nabivamo birangije ndatekereza ese iki gitanu ninyiguramo widi nkajya kwikora ngakuramo icyo kurya n'undi arahita atoboka yose nta kintu ndahita nsigarana namwe narebe noneho reka ntekereza nta muntu ari kugisha inama umuntu akagishije inama ni munini kimwe nanjye ni ukuvuga ngo wari wowe wenyine umujyanama wawe yari umuntu muhuje ubuzima ni ukumbwira ati tujye kwicomera ubundi tuze twiryame noneho cyangwa akanabaga yayakwaka oya ntabwo yanyakaga yaho gushyiramo kore hano ubundi twicara imvura ikaba yanagwa bicara namwe bakubise kore ubundi igahita utamenya ngo imvura yaguye ushobora no kumbaza ati imvura yaguye ntireka nta mvura yaguye kandi yaguye kore nyifitemo hano nayo najugaye byatari ubuzima bwa imana ni burebure bro then ubwo ibyo byararangiye ama ibyo bitanu mbitekerejeho gusa nakwereka mugenzi wanjye ko myafite ndavuga ati ntarebi ndaza kureba uburyo nasubira ku kinyoni areba icyo nakora kugira ngo nsubire muri wa muryango bana mfite nanjye icyo ndi bukore so ndavuga ndavuye Kicukiro njya ku giti kinyoni n'amaguru mfite amafaranga ntabwo gutega ngezeyo mbaza mubyara wanjye na shangazi amuzi bamwita Olive umukobwa nkunda cyane ariko byatari ndangije ubwo ndamubaza se nkora iki naje arambwira ati wowe amafaranga no ama yigeze kugushaka ku muhanda yaranibaga ko kuri nta telefone mfite ntabwo ari kumbona kandi n'agace nani nabagamo ara ku kinamba ntabwo yigeze avuga ngo aje kuharebera cyangwa se ara Nyanza nyine yarashatse ariko nyuma mubyara wanjye w'umuhungu niwe wigeze wambonye aza kubabwira hondi baramusaba ati uzamutubabara umuze nawe tuvugane nyine turabimbwira ngo atereka kandi ngo nshaka kumubona uko ngira n'ikintu twanavugana uko mbayeho nuko nzakomeza mbeho uko nawe nagenda bukwe naye nzabukwanjye umva ushaka guhura nawe wumva gutabishaka ntago nabishakaga kumva nta kintu twavugana mene nyine ndangije avuga ati abwira nyine uwo mubyara wanjye ati mbabarira ukora ibishoboka byose uzamuzane kugira ngo ngiragaruka umunsi wa kabiri arabimbwira nabwo ati tugende duhurira ahantu bita kwa Kiruhura ku Muhima arambwira ngo akiyanganye ngo kagaruka nyine mbonye nk'umubyeyi agahenda karamwica ngo hagarutse mu rugo ibiki n'ibiki namwana na wapi sishaka kugaruka ubu muri icyo gihe nari ndi ku muhanda nari maje gufungwamo inshuro zigeze muri enye kwa Kabuga i Remera Nyabugogo hari muri gare kuri sitasiyo Nyamirambo no ku Kinyoni naho nigeze kuhafungirwa ndangije ndavuga ati wapi nta kintu twavuga rwose ibyo ntabwo nagaruka arapfukama ubwo icyo ni ubwo aho ngaho nari ntarajya kwa shangazi kujya kujyana ayo mafaranga nagiye Nyanza none ubwo mvuye mu rugo nanone umuntu asubiye mu rugo ngezeyo mbona atanya ngo nyine uwo mugabo ati ko mbona noneho cyabaye ikijuri kibandi nyine nanga kubikaza byatari ndarakara numva nanarwana nawe kuko igihe twigeze tugiye no kurwana mama n'umwakoze mama wambubura ukambwira data muramutota akanye tumusinze akanye tumusazi mu kibyuzi ati nukura nza nakubwira urafite imyaka ingana ni mfite nka 14 ngo atirindira ugire 18 ubundi we nzakubwira ijambo ushaka sawa ndihangana akuvuga kwihangana kwanje aho ngaho narasubiye mu rugo twarasereye icyo gihe haba operation mu mudugudu mu kagari yo gufata abantu nabwo nyine mfata umwanzuro wo gusubira aho ngaho mu muhanda
habaye operasiyo baramfata kuko papa yarashinzwe umutekano w'igihugu bamfashe. ubwo niwo witaga papa wawe ariko atari papa wawe. bamfashe ngira ngo ndari bumvuganire bandekure. Shaka ubuzima nta kintu nigeze amarira. Aho bati ni mumujyane mumufunge n'ubundi azagaruka yarasubiye ku murongo. Banjyanye kwa Kabuga bankubise 80 mubitwa 40 mbitse 40 mu gitondo ndazinze byukiraho. Kuvuga mwabitsaga inkoni cyane wari kopeshaga. Mu gitondo mbyuka nyine zikubitwa n'umupeti twajyaga turarana aho ngaho. Tumusangayo mubwira uburyo byangendekeye arambwira ati nyine tuyangane. Tanga ko hava rero udafite kivurira wahapfira. Ndaje nkwe ko nibyo nzagutabara nzakwitangira. Nabase gutaba mu jama wanje urumva wabikora ute? Tubwo nushaka kwimanika man. Twitarambwira ati man nagukunze ntakuzi turi inshuti ariko nzabigukorera basi igihe n'iki gihe tuzongera duhure. Ayiwe. Umupeti twagiye gushingura mu Gatenga. Ndari wapfuye. Numwe muri abo ngabo nyene b'imfungo bagenzi bacu baramukubise arapfa. Kuko Akabuga barabakubita bagapfa. Cyane. Baragukubita kugeza upfuye cyane rwose nta mikino ibiriyo. Uzi ko none ko none buri gutakira nta nuwo waririra. Urumva wagira. Baragukubita paka rwose. Ubwo none uwo mupeti tugiye gushyingura tugezeyo hari ukuntu badutwaraga bakaduhambiranya imipira uri umuntu agambirana n'undi umupira twinjira mu modoka. Twageze turangije ubumva twarambye tumaze guhamba dusubiyeyo. Hari komande gutya ku modoka yagaze umupolisi wundi ahagaze hejuru afata kuri rya pfundo ryanjye nawe arangije arambwira ati rero ibintu ngiye gukorera wirwaneho n'utoroke n'upfupfe. Ati nanjye kama mbaya niho finale yanjye ubuzima bwanjye filime yanjye yabirangiriye aha ngaha. Ndabyakira bati birarangiye. Ubwo afashe arahambura agumya afataho. Naraje ahita kurura babandi b'inyuma ye. Ari nubwo wumva njye ahita nsunika. Asunitse mita ngenda ngura wa mupolisi wari uhagaze hasi. Nawe ahita akurura wa wundi wari uri hejuru. Mba ndamusimbutse nirutse baba basigaranye ari batatu. Tugenda turi abantu batatu. Gusa umuvandimwe wanjye cyangwa muri abantu batatu. Umuvandimwe wanjye ndanamushimira cyane aho ari hose aho azabona hose Imana izamumera umugisha. Ubu yaratashye yabo ni ikimuga ariko nyine baramuvunye icyo gihe baramukubise aravunika. Abi kimuga burundu mene hano ku Murundi. Kucya nyine barawukubise uyu nguyu guke hano ahita neza aturika. Twongera gukubitana nyuma nyine ari uko yari Yesu avuye kwa muganga. Nabaga ku Muhima hari amushi yo kwakiruhura. Nyaribereye pushaye ubwo none nibwo nahise mvuga ati ako yari umupushaye tu. Ntavuga ati mu buzima bwanjye aho kugira ngo nzajye nica umuntu mu rugo reka nkomeze ubuzima bwanjye bw'umuhanda. Ndavuga ati ndabwanjame kama mbaye Imana mu ijuru nibizi ko nzava cyase ntazavayo. Mbabyakiriye gutyo. Ubwo nahise nyine njyaho ngaye Nyanza bigenda gutyo subira ku Kinyoni ubundi dukomerejeho twari turi subira ku Kinyoni ngezeyo kuri ibyo bitanu byanjye mubyara wanjye mugatire curuza ibisheke. Ujye ufataho 500 ya saving ubundi babone ukuntu wakibeshaho nyuma yo kugurishiriza ekuteri. Ubwo mbangiye kurangura ibisheke ndangura ibisheke bya 2. Najyanye n'undi mwana nyine ndamwishyura arayikorera arabizana. Ndacuruza icyo gihe rwose kimwe nayo mfataho nyine ibisheke umutwaro umwe agiye mfataho 1000 gushyira kuri bya bitanu byanjye umva bibaye 7,000. 7,000 nkurame 1,000 ndakibaha barahaha. Sinana gakora akazi kavunanye kuvuga ngo ndagakoze kavunanye bya hatari wapi. None ubwo birangije bya 6 nsigaranye ndongera njya kurangura
ndaza ndacuruza mfataho 5 ejo nsubirayo ndahomba uwo munsi ndahomba nanone apo ndavuga ati ibyo nabyo mba ntangiye akazana mu ruganda rwa sima ku giti cy'inyoni gatangiye nagakoze twahembwaga 1150 bahembwa buri cyumweru man niho hantu nageze ndavuga ati noneho mana mu ijuru wambabariye ngapfa bikarangira natangiye akazi turi gusunika ibaze gusunika nk'imodoka 8 z'ibitaka ariko none ibitaka navuga nawe bitaka iringire isanzwe ibintu bimeze nk'ivumbi bakoragamo sima bitumuka cyane biryana noneho mu mazuru itekeze ibintu byajyaga hagati y'amano gahita urwara ibimeme urabizi biboro bisatura bike mu mano ndabizi ya ugahita ubirwara iyo byaravuga bigiyemo narasunitse igitiyo ngeze ahangaha haraturika hose kubera ntabyo mumenyereye haraturika neza neza amaraso ikiganza ndarira stress ndarira ahubwo kujyamo bari babanje kwanga ko njyamo kwa kuko nabonaga ndi umwana undi imyaka yanjye nuko ngana nago bimeze kimwe bro none ubwo ngubwo ngerageza nyine ndatekinika ko ari umuntu ari akansabiyemo njyamo nyine ndakora ariko nararize icyo gigejoro umudamu twakoranye niwe wambwiye ati peti ukuvuga yakoraga ijoro yes na ninjiragamo saa 4 z'ijoro nkavamo saa 12 za mu gitondo umudamu arambwira ati peti hano nta nyoko uhari nta naso hagarusha kamera rukora akazi waje kwaka cyane wumva ko utagashoboye witahire mumera mbwiye gutyo mbitekerezaho ndavuga ati n'ubundi ntawe ndi kuririra nta n'uwo ntakira ibye n'uwo mwakoranaga n'uwo ngo twakoranaga twararanye aho ngaho nyine ari kunyerekera aho ikintu namuri yanshaka ibitambara nzirikamo hano mu ntoki ubundi arambwira ati ngaho usunika gake gake imashini yo kwirirwa isakuza kuko imashini itabaga yakiriye ibintu yaravugaga nyine abantu bagahita bumva ko nta kintu kiri kumanuka ndabikora twakoze imodoka 3 ijoro rimwe kandi zino none ubwo birangije tumaje gusunika izo modoka uracya mu gitondo ndataha ndakaraba maje gukaraba ndaryama ntangira kubitekerezaho ndavuga se mana umunsi ndasubirayo nyine nibaza uko ndi busubire mu kazi shangaza ambwira ati hangane gakore nta kundi kubera ko none namubwiye nyine life ukuntu byagenze aho mubyara wanjye nakambwira ati hangane sinagakoze ukwezi kumwe nsa nk'ukavamo ariko nyuma ndongera ngasubiramo ninjiye mu ruganda 2014 na 5 ubu 2016 mu mpera zaho mu 2015 mu mpera zaho ubwo navuye muri urwo ruganda mpita ninjira mu bintu by'ubupushayi pushayi ndazikora ndazicuruza bana kamera ya kuzana igisenyi nkarangura nk'ibiri 100 ibyo bivaho nyine ubwo nari mfite abapape nyine bandi bambwira inzira uko zimeze ndadiringa birarangira imaje kurangira nyine abajama bose twakoranaga bose wenda ukuntu wamenyanye na papa wa rero ukuntu wahuye nawe ono ukuntu buriya namumenye nawe restaurant zatari nabyo birarenze ko nanjye najyaga nibaza ukuntu nabigezeho mane bikancanga okay nyine urumva ko wenda twahuraga kuri uwo muhanda urumva yaranze ariko ngiye ntamuzi uwo mwana na picture zanjye yarazifite kwa ko nyine yarazanye na mere bajyaga bahura akamubwira uko ngana nuko meze birangije hari ahantu habaga kabari hari ku Kinyoni hari mu baby nawe yajyaga tereta via ukubyara abanyawe ifo urumva ono ubwo kabari nyine njya kugafatira moto nubwo ngezeyo njya kwifatira icupa ndanywa ariko noneho hakaba hari undi mukecuru wari inshuti nabo
uwo mukecuru nawe yarimo aho ngaho ubwo viye nawe yarari aho ngaho muri ako kabari nanjye ndimo ndi kumwe n'abapampe wanjye ukuvuga nawe yari yaje kwigurira kamwe nawe uza kwigurira kamwe urumva ni hari umukobwa yateretaga nanjye naje kunywa kamwe uwo mukecuru yari amuzi cyane umukecuru baraje ati mwana wanjye timeze gute temokoro ni meza umukecuru yari akuzi yaranzi kuko yambonaga ku kinyoni nyine naho nabaga nawe bisanzwe nyine nk'abandi bantu bose arambwira aricara ati se bimeze bite ni byiza cyane amakuru ati usigaye ubaye nibere na nubwo ati mukecuru ati baguha agacupa wisomera akunda mitsingi cyane ati baguha agacupa wisomera arasomya muri ati se ubundi mwana wanjye makuru y'iminsi kudaheruka no kuza ngo tuganire urabizi nyine by'abakecuru ndabona nyine nanjye ni akazi kenshi kandi za akazi ndagafite gusa nyine akazi nayo mfite nakora k'ubupushayi none ubwo dusa nk'abaganira mu biro by'iwacu ambaye se ubundi ukomoka ni mageragera muri za Butamwa aho ngaho nyine niho iwacu baba ati se Butamwa burema urahazi nindahazi cyane kuko nawe yari uwaho nubwo birangije ahita mbaza mama ati mama wawe ati kanaka tiwasengaga tuguriki tumuzi cyane rwose se papa we ndamuzi nawe cyane ati ngaruye bari bamuzi nubwo birangije ukecuru ariko mbona hari ikintu ashaka kumbwira kana hari ikintu ameze nk'ugukinze nyine arangije ambwira ati niwe mfura yabo mukuru ati cyane ati shati hose ko kumara bakiri bato be ntibakiri bato kandi wewe wakaba uri mukuru arambwira ati mwana wanjye rero ndi kwihuta ntacyo butaha nubona akanya uzansange mu rugo ugure byeri dore ubu ngubu nari ndi kwiruka umukecuru nyine ko buriya bigaragara ko yatinye kubikubwira bitewe nuko papa yari ahari nubwo umukobwa ndamuzi nyine umuntu wamaje kwifatira agacupa amaje kubara ukuntu ubu umwana kuba yatetse fresh to umukobwa aza kuduseriva aduseriva aranyitegereza ariko kuba ko nanjye namurebaga aho yicaye ariko ntabwo namurebaga neza ari muri bingaro aho vi ari bingaro ako nkubona nyine aramuzi twaraduhura aho ndamusabira iyo jana mbere atari ubwo ngubwo ubwo ahita agenda abwira uwo mupapa nyine upapa wanjye ko harara umwana musa umukecuru umukobwa yateretaga hano ati harara umwana musa byataje ati se gusa nyine twarabyumva kubera ko hari ukuntu umuntu yicara bingaro hano n'inyuma hari izindi ariko ubu inyuma akavuga akaba wamwumva n'uhariya akaba mwakumvikana nyine papa ahita amubwira ati se abantu basa ntacyo bapfana twabitindaho nyine umva agiye nta kintu byari bimbwiye ariko nkaba nzi izina rye barakengera kureba wa mukecuru ngeze kwa mukecuru ati se sha ati ubundi wo mubana ni wesiko niwe papa ariko ati umuntu bita kamarade se uramuzi kamarade niwe papa wawe mpita numva ko iryo zina ndizi kandi ari bambwiye ko ari we papa abantu babiri bose nabajije n'amakuru yose nagiye mfata amazina n'iryo zina bajyaga bambwira kiranze mukecuru mbabarira umbwize ukuri basi uramuzi ati cyane ndamuzi umugabo w'umushoferi wajyaga ujya hanze wigeze no gufasha abantu babaga mu nkamba bazanira ibyo kurya bati rero mbabarira umbwire icyo nkora ati wewe ngurira byeri ndakujyana nkugeze ahaba abaye mitsingi 3 none ubwo umukecuru tumaze kunywa mitsingi 3 ati fata moto y'igihumbi tuba tugiye mu majyepfo hano ku Ruyenzi aho bita ka muhanda tugeze aragenda ati ko sinkugeze iwe mu rugo ndakwereka haba n'igipangu cyiwe ubundi wikomeze winjire ni nta kibazo wengezeyo gusa umukecuru aranjyana tugerayo tugeze hafi ati ni hariya hano hari uruganda rwa rikeri ahageze ati ni hariya mani
uzi ikintu cyambabaje ko nasanze ari mu mbyeyi. Imagine kwe fo mu mbyeyi ubwo igipangu kiri hari imodoka zirimo n'ubwese muri life yanjye yose ntekereje uburyo ameze mbona hano hameze iwe. Mana agenda karanyicambura icyo nkora ikiniga kiramfata marira aramanuka nyine kwihangana birana motari arambaza si kurize bite. Moto nari mita mwishyura ngo atigendere ndinjira naragikomanze baraza baranyingurira ndinjira kizemo mushiki wanjye aranyakira ati karibu ako ni bari babizi nyine bari bazi ko ari umuntu w'umushyitsi uri aho ngaho. Ubwo birangije ndicara ndeba amafoto yaviye mu nzu hose ndabase papa wanyu ari hehe? Papa naho hari tari kazaza muri iyi minsi. Birangije ubwo hari kuwa gatanu papa umugore bahita amuhamagara ati hano ari umwana wo kwa bene wanyu waje kandi aragushaka tugiye kayushaka. Tumubwire ko ubwo yari yaravuye ariko ari majerwa ngo atazahagera ku wa mbere. Ndavuga ati okay nta kibazo nanjye ndamurindira aho ngaho iwe. Maze kumurindira yaraje akimbona ntabura icyo akora ashaka hera akabana bakareba papa bakareba nanjye bakabona turasa. Umugore nakareba kuko icyo gihe ndivuga ko iryo joro banatonganye ariko mumbaza igeze nyine namwemera ambwira ati kwimwe mpeti wanjye nje kuvuga madamu ntabwo arazi ko nyine yumvaga ngo hari umusore afite hakataza ambwira ati kuntu yaje simufate nk'umwana wanjye mufate gutya na gutya nyine ibyo bamama tu. Gunje none icyo gihe tukibonana mubonye n'ikintu namubwira okay warakoze basi tazoka urigendera ndigendera. Ahita azankurikira ambwira ati basi iminota 30 tuvugane tuganire. Ese wabonaga kuri papa wawe afite impuhwe za kibyeyi afite impuhwe zo kuba yakwakira umwana we? Mana nta kibazo yari afite kuko no kunyakira n'ubu ngubu aba yumva nyine yanyakira akanshyira mu bana ariko Mana mere wanje ni wabiteye byose mukosa yose ari kuri mere kugira ngo akwakire bisaba iki kugira ngo akwakire gushyira mu bana byonyine ndi kumwe na mere tukagenda kanya bakicara bakaganira ubwabo icyo nicyo kibura kuko none namubwira ati se kubera icyo ubundi utamfasha nk'umwana wawe none kuvuga bataraganira ntago nta numwe nyine mbere y'umwana. None se ko ku myaka ufite imyaka ingahe? 27. Ku myaka 27 bura ntago ngiye numva wakabaye ufite uburenganzira bwuzuye bwo kuba wakwihitiramo umubyeyi. Shabrongere rero kamubwira nageze aho ndananirwa nyine byo kwirirwa nsiragira ngo ngiye kureba kanaka ngo papa ngo indi mbaza mama kanyita umusinza kanyita mama yambwiye ko uwo ngo kamarade ari papa ufite imyaka 23 ibaze tugiye bimbwiriye gwera mu myaka 18 akamwa 18 yarageze mbimubajije ngo reka damu igeze 20 yarampaye 20 mbimubajije angira umusazi ngeze ndavuga ati okay reka nimenye menye ubuzima bwanjye menye uko ngomba kwibana kugeza izi saha yandime nta muntu abwira ngo kireka inshuti zawe neza nabwira ati mfite ikibazo kiri cyumfasha akaba ari yamfasha ko ntago yaba mama yaba nta muntu namagara ngo mfashe iki kibazo cyo ko cyisubye umuntu mushiki wanjye wenyine niyo muntu nshobora kugira ikibazo cyacyo cyose nkakimubwira wenyine mu buzima bwanjye. Ubwo kugezana n'ubu papa wawe gutyo nawe uri gutyo uramuzi n'ahatuira hazi ndahazi unshatse nagenda nkagerayo nkamubwira ati peace nkongera nkata nikomereza akara nta kintu navugana nawe akarakara. Okay wenda ubuzima bwawe tugeze ku buzima bwawe ubuzima bwawe bw'ubu buhagaze gute? Ubuzima bwanjye nta kintu bintwaye ndi umuntu w'umupapa ufite umwana sure cyane birukana ndafite umwana yaje gute? So muko umwana watera inda no kuzima ashatse umugore okay hari ukuntu utera umwana inda bata kugira ngo ajye kuhangayika nkuko nawe umwana wowe wahangayitse ademo bati niba ari 100 tujye turisangira umwe arye senkana ndarye senkana nibane muri bwo afite imyaka ingahe? 21 niberagiye kuzuza ejo bundi.
akimwabyaye umwana wanyu ryari kwa karindwi kuri 25 mu kwa karindwi kuri 20 n'umwaka ushize yeah. Wenda ubuzima bwanyu nk'umupapa mu rugo ufite ukuntu ubushera ibintu ukamenya ngo harabura iki ibyo ngibyo bihagaze gute ubundi kuba umupapa si kubivuga mu magambo ahubwo ni ukubishyira mu bikorwa Jeni nshobora kuba uzi Abdul ari umusitari nk'uko nakora kwibyinira urabizi kina kwikinira amafilimi ibyo ntabwo byakoreho ibyo ko ntabikora cyambere no kumunumvikana n'umugore wanjye cyambere no kudukundana kandi den umugore wanjye mudagira niyo nanjye ngira duhuje character 100%. Ikintu wenda ntazi ikintu nzi adapfa gukunda cyane ikintu cya movie kugira ngo gukina amafilime biramugora ariko nubwo nzikina ari ibintu nyine bimugoye akavuga ati ariko avuga ati ni ikintu ukunda nabona kigukuramo aba yumva yabigukuramo abo kuri bwe aba bumva nyine nabireka ariko mwada nabirenze reka mbikina wenda mu buryo ufite akazi yanda umukwafera ubu ngubu urogoshe niyo mpamvu bo waniyogoshe neza sawa urakoze ma ile umukwafera unyogosha ubu ngubu Abdul umwana afite birumvikana afite amezi make ntabwo aruzuza umwaka agiye kuri umukecuru man n'umukobwa ubu ngubu tugiye tukwita mwiza cyane ngo tugiye tukwita papa Murungi papa Jano papa Murungi ikigande Murungi Jano amazina y'umwana asobanuye gute Murungi bisobanuye use ko najya nkunda ku Murungi I think ni mwiza Murungi ni umwiza Jano ni ikizere cyawe n'uwo wakigiriye ni ikizere cyawe ni wowe wakigiriye nyine ikizere wagiriye umuntu man azi kwita papa birenze man kuri ubu ngubu mu buzima bwawe ndashaka kubwira abantu nka batatu ushimira mu buzima bwawe batatu ubavuge n'amazina ihangane niba nkugoye sikaribeshi bro aratumye mva mu muhanda sibyo hari sister wanjye hari n'umugore wanjye ubwo hari abandi bamaye support ariko wenda navuga nka bane kaniyongereho now harimo umugore wanjye ndamukunda I love you so much muvuga n'izina ariko you love Mutoni happy yes harimo sister wanjye umwitaro yike ishemaro yike harimo umusore bita Corotel ari muri Kongo ibana aho ari hose yumve ko salute kuko wenda mwubaha byatare ibintu yankoreye birenze harimo umusaza wundi nawe bita Celestine namahoranye arangije hano kaminuza muri campus ya Rukara hari abandi nyine ubwo ngubwo step nta bitari ngombwa ko Abdul inzozi zawe nizi inzozi bro nuko nyine nzitekereza ariko ziraremereye ntabwo nzi ko nzazibona then ndi umuntu mba numva nazagira impinduka papa akazambona nk'ubundi imbere ya kamera nawe akazambona ari kurebera kuri flat yiwe cyangwa kuri telefone yiwe ari nje ari kureba icyo kintu mu mutwe wanjye kirimo na mama umbyara akuvuga akazakunda yambona ari gukina filime nyine mfite izina ubona ngo ntabwo nshaka ubustari mani buri high cyane sibyo ariko gusa niba ari filime nakinnye niba ari interview nakoze ikazamugeraho yaba ari ubuzima bwanjye nawe yaba ari ubuzima bwanjye ku giti cyanjye cyangwa ari filime runaka bari kumbazaho nakinnyemo ibyo bintu byonyine akazabibona zaba ari kubireba kuri TV yaba ari TV ya nimero tumusharinga interview yaba ari kuri telefone yiwe yaba ari kuri televiziyo yiwe cyangwa se umuntu wo mu muryango wiwe cyangwa se mu muryango wacu gusa wacu babibona ndabizi isaha n'isaha ariko uwabo wakazabibona basi akamugezaho icyo kintu kuko rimwe bro ikintu cyambabaje
nagiye ngiye kumwaka ubufasha bw'amafaranga 100,000 arambwira ngo ayo naguhaye yariwe n'abandi nta yandi mfite yo kuguha. Iyo ngije jambo yambwiye kigiye nari indwaye birenze ngiye shaka kujya kwivuza ibindi byo ntabwo nabisubiramo cyane ariko byabayeho umwaka amafaranga nicyo gihe muherukirana nawe bwa mbere n'ubwa nyuma namusezeye ndamubwira ati okay ntarebe kagende nibane nanjye nawe wibane. Rero izo nzozi ndazifite gusa den ikindi kintu nkunda mu buzima bwanjye n'Imana n'uje mfashe nkabona support ubu DJs kuba umu DJ n'umuntu wabimfashamo nkazabona bikunze nkabona ibikoresho byabyo sinzi icyo bazansaba nazagikora izina ry'Imana. Reka twizere ko hari abasupporters bazabona ino interview bakaba bagutekerezaho bakaba bagira icyo bakora nk'abantu bafite umutima kuba bafasha akayagira gutya akagufasha kuko ubu DJ ndabukunda kuva kera kuko ndakunda kuruta filimi nakina comedy nyina kubyina ibyo biza nyuma y'iyo ngiyo byo ngibyo. Urashimira iki Imana yakurinze uhebye nyine kuba ndiho mpagaze ndi umusore ukundwa n'abantu ufite umwana wibakunda kuko umwana wanjye nibwo buzima bwanjye. Umwana wanjye yarwaye nanjye mumitamera nk'umuntu warwaye ubundi umwana bajya ngo nta muntu wabundi 100% ariko umwana wanjye wari ni 100%. Kuri wowe wari 100%. Kuruta na nyina. Kuruta na nyina cyane. Nta muntu n'umwe amuzi imbere muri iyi si. Izina ry'Imana. Mazimani yaramaraga kwitsikiza arakano kanshimishaga. Kwitsikiza no gukora iki? No kuyoyoma nyine kurya akantu mani kwikora. Shandazimiye. Kumwitabire kamivuga. Kuyema kwitsikiza kumwe kandi kwikora nyine mani urumva kwikora ko n'umugore wanjye yankunze asanga mbinywa ariko yaramfashe mbivamo nyine ikimushimira cyane nacyo ndakimushimira yarampinduye 100%. We na mushiki wanjye nibo bantu bamfashije ubuzima bwanjye burahinduka ibyo byo bunye mbivaho numvaga ko ntabivaho ariko nabivuyeho ariko byanwaye ibintu byinshi Imana byanwaye ibintu byinshi cyane nariciraga urumva maje nko kurya akantu nkahita nicara nkareba nkahita mbona nabayo mu DJ nyine kuba kabyo nakundaga ndi nko muri club ndi gutwika urumva kora kubura nakundaga mu DJ bita Mira iya na Mira bara nibo bantu babiri nakundaga byatari DJ Mira DJ Mira nyine ariko Imana imuhiruko ridashira gusa nyine naramukundaga kuko nawe twayaga duca tagezaho mpiga nimero ye inde Mira ebana mpiga nimero ndayihiga ndebanyigura amafaranga 500 kugira ngo bayime barayima nayira nayo bayimaye natanze sex DJ na yes nawe twara tuvugana ariko nyine bayabanga amaboko atari cyo mwana ntajya aramukanya hose ndamwaka support ntacyo ufite mperaho mangeza ndabireka ira nyine we nanamusabye kunyigisha none arambwira ati nta bikoresho mfite naho ibyo nkoresha nibyo kora BA ntago nabona uko najya nkujyanayo uwiga nyine ubwo mbona ko nawe nta bushobozi afite Mira nawe namusabye ubwo bufasha arambwira ati okay ibyuma natumije hanze nibiza nzaguhamagara uze wiga abarapfuye bari mubaye nyine n'umwakunda ndanavukanye reka mukomezanye apo ndabireka ariko nitaga mbona ukuntu natwitse mwana we ubango warabirotaga ni feeling zawe nina nicaye ngahita numva reka twizere ko umunsi umwe inzozi zawe uzazikabya inshallah Imana izabimfashemo kandi iri kumwe nanjye suza abantu batatu batatu se sister wanjye Royika hari muri Kenya mu high peace umudamu wanjye nawe n'umukobwa wanjye ntago narenzaho ndasuje mama man nawe nariba hari nyina byumva gutyo nawe naribe byumva gutyo nabirenze tunabashimira ku mwanya wanyu ku bantu mwakurikirana ikiganiro cyacu kugeza gisoje ni iby'ingenzi cyane tunabashimira umwanya wanyu mufata mugakurikirana buri kiganiro cyose dushyizeho muri abantu b'ingenzi cyane tunabasaba nanone
kubibutsa gukora subscribe, ube warakoze subscribe kugira ngo ikiganiro cyacu kijye kigenda neza. Ntibagirwe Imperuka Comedy TV. Comedy TV. Yeah. Nawe mumukorere subscribe kuri Comedy TV yiwe kugira ngo Imperuka Comedy TV. Imperuka Comedy TV. Yeah. Reka da. Kuko je nashatse kubintu byinshi ni imperuka nyine. Tekize. Yeah. KigaliSite.com ikinyamakuru cyiza cyane ushobora gusangaho amakuru atandukanye, ibiganiro abantu bakunda gusoma, mushobora gusangaho ibiganiro bigiye bitandukanye. KigaliSite.com ni ahantu ushobora gusanga amakuru ya siporo, ubuzima busanzwe, ubuzima, utuntu n'utundi bintu bigiye bitandukanye, maze ukarushaho kuryoherwa. God TV Show Instagram ugafollowinga ubundi ukaryese. N'andi hantu hagiye hatandukanye. Tunashimira ku mwanya wanyu. Ciao ciao. Hasta la vista.